ya masaha 24 yamaze kurangira. Nyuma yo kurangira hakurikiyeho iki? Nje kubaha aya makuru. Imirambo yagumye kuba myinshi ndetse cyane cyane ko byageze i Rusizi bikaba byabaye isibaniro. Ndagaruka kuri Masade Buros ku ijambo yavuze, ndagaruka kuri Kagame ku gisubizo yatanze, ndagaruka kuri Bwana His Excellency Neva ku rugendo rwe aho yamaze kwimikwa ndetse abantu bakakomeje kubivuga kwinshi. Ibyo rero nabyo ndabigarukaho. Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire ko mfite intangamara eshatu ndaheraho. Gusa nimunyemerere manze mbasabe kwinjirana like yanyu, kuko like yanyu ni ingenzi cyane, kandi nshimira mwese mwakanze like kandi mukomeje no kugenda musangiza ibiganiro byacu. Namwe kabisa mbashimira cyane, mwarakoze cyane. Kandi abo turi kumwe abakunzi bacu batubanya kandoyi buri mwanya wo kubashimira by'umwihariko uburyo mubyitwaramo kandi mutuba hafi. Bakunzi batubanya kandi n'akarengane wacu TV, reka mbasuze mbifurize amahoro y'Imana. Yewe tonetse nk'ibisangwe uje kubaha amakuru mu buryo bw'incamu make. Niyo mpamvu musaba kubana natwe iminota mike gusa kugira ngo mbahe amakuru mu ncamu make. Ni iminota mwagumye benshi guhurizaho itarenze 10, hagati y'iminota 10 na 15, ariko kandi 15 nabo yengezaho bitewe nuko ikibazo tukiziranyeho mwara kimbwiye. Reka rero munyemerere hanyuma mube hafi kugira ngo mbahe aya makuru atari ivumbi ndetse n'umukungugu. Maze iminsi ntaboneka neza bitewe n'ibibazo bitandukanye, ariko kandi ndahari niteguye kuba muri uru rugamba. Mukomere rero kandi tuzatsinda. Reka rero twihute tujye kuri aya makuru. Reka manze nsuhuze mwe kumwe mu gihugu cy'u Rwanda, mbaha ikaze ndetse n'abari mu bihugu bitandukanye. Ndavuga abari muri Amerika, Asia, Oceania ndetse n'abari Burayi. Mwe mwese mwumve ko mbahaye ikaze no ku miganiro itandukanye cyangwa se n'ahandi muri rusange. Abantu mu Bufaransa reka nsuhuze cyane cyane umuma uriyo, nawe ngusuhuze. Muri Espagne nawe ndagushuje cyane cyane. Nsuhuze abapadiri, abapasteri, abasenyeri, mwebwe mwese mwumve ko mbahaye ikaze, n'abandi mwese nta rondoye amazina. Hanyuma rero ndahera ku ntangamara imwe nshaka kuvugaho gusa. Hari ibintu biri gucangaranya abantu muri iyi minsi nigeze kubivugaho ntarajya ku kiganiro. Ibi bintu intambara turwana n'agatsiko k'amabandi, ariko noneho kitwaje ubwoko bwo guteranya. Niyo mpamvu tweruye tukavuga tuti nimba uri mu rugamba ntago ari wihebwa ubwoko. Abantu baba ngo ndavanze, oya, umuntu wese afite ubwoko bumwe, kuko ubwoko bukomoka ku mugabo. Ntabwo dushobora kwemera abantu ducangaranya, kuko nuyobora igihugu uvuga ngo ndavangavanze kandi wowe ubwoko bwawe buze umutima wawe kuki udashaka kuvuga. Ndagira ngo ntabwo mu gihugu cyacu mu muco hari uburyo ubwoko butangwa. Nimba uri umuhutu, nimba uri umututsi, ubwoko turabizi ko butangwa ari umugabo. Nimba aravutse ku mugabo iswa ari umututsi, nyoka ari umuhutu, ubwo uri umututsi. Nimba aravutse ku muryango iswa ari umuhutu, nyoka akaba umututsikazi, ubwo uri umuhutu. Niyo ngo ubwoko butangwa n'umugabo, aho kuba rero ngo ndavanze. Turambagana icyo kintu cy'abantu bita ngo baravanze, ngo ni ibiki. No, buri wese niyemera ubwoko bwe, kuko murabuzi, muzi basko ubwoko butangwa n'umugabo. Emera ubwoko bwawe, nta nicyo bunatwaye. Ikibi ni ukubukoresha nabi, babandi babukoresha bashaka gukandamiza abandi. Ibyo rero nagira ngo maze mbyamagane. Haraho nongeye kubyumva binugwanugwa ngo ngenda vanze. Ubwoko bwanyu muramuzi. Twanze rero ibyo gucangaranya abantu, ukoreka inkotanyi zo zinjira mu bantu kugira ngo baze kunekaneka abantu. Mwemera abo muri bo cyangwa se muhakana abo muri bo, nuko bimeze. Twagiye ku kindi gikurikiyeho. Ndavuga ku bintu by'umusanzu. Nyamuneka gufasha wazendo ni ingenzi, kandi mbasaba rwose gutanga umusanzu. Utabishaka ni akazi ke, ariko kandi naho umutima utatoha nta kizabuza aho gutabarwa. Ndabasaba gufasha wazarendo. Akababaro abakongomani bafite uyu munsi abanyarwanda nabo bavugira, ariko baragafite karenze gakenewe. Niyo mpamvu vuga ni umunyarwanda ufite umutima ni mufasha wazarendo. Erega nta wamenya burya ngo umuzimu arira ku munyagasani. Ni mufasha wazarendo, kuko tubona nicyo gisubizo cy'akarere. Igihe i Rwanda byananiranye, abantu bananiranye bose bagiye bakabunda. Umuntu umugabo ugasanga abaye habunda, atavuga, nta jambo agira, kandi witwa umugabo. Ntabwo nge mbibona ko n'ubundi sinibaza ubundi se ubwo wambaza iki. Ni mufashe wazarendo, kandi ngo no gusohoza ndaho bari hose, kuko no mu Rwanda bari namwe tubasuhuze. Aba wazarendo aho muri hose ni mukomere cyane, komera cyane. Aba wazarendo hose nyamuneka mubafashe. Ubishoboye abafashe,
kandi mwitonde murebe. Hari abantu benshi uyu munsi bari muri rugamba ariko usanga babyiganira kujya mu bihugu by'amahanga, ndavuga mu Buraya, muri Amerika, Aziya, Oceania. Nta abagiye rwose, nta bamaze igihe rwose kute shapo, ndabemera cyane, nta n'ikibazo dufitanye namwe. Ariko nk'umuntu uyu munsi uvuga ngo ari mu rugamba, arashaka kwibohora, karinga ko ari kurwana nayo, uyu munsi ukaba uri gufata wowe umugore n'abana bawe nawe n'amavisa mujyi Buraya. Aba bantu ahubwo tubona ari abajura bakomeje kugama mu mpunzi bazicucura, kuko nta muntu n'umwe uvuga ko ari ku front line wakaba yatekereza ngo ngiye Buraya, ngo ndagiye, ngo nzagaruka, ngo reka njye kuba nikinzi. Ayo nama yari utaye abandi ku rugamba ngo ragiye. Aba bantu bari kujya Buraya, bari kujyana imiryango yabo, kandi nureba neza uzasanga rero bahoze muri bwa butegetsi bwo kwa Habyarimana. Kandi wajya kureba ugasanga ni abantu bakomeye. Ndetse nk'umuntu uvuga ngo ni komiseri, ugenda utaye abandi ku front line. Aho ni nk'abantu batari bamenye. Nimwe mwakabandi imisanzu, kumbi ngo mugiye kubohora abantu mukayirya mukagenda. Abo nibo twamagana, niyo mpamvu mubwira abantu mutanga imisanzu, mumenye aho muyitanga. Mumenye aho muyitanga, nimba munayitanga ikagerayo, kuko dufite abajura kandi bamaze imyaka 30 bajuruye abantu. Turabamagana rero. Ntago iki kinyejana, uku kwezi, uyu mwaka so kujya mu Buraya, abagiye nta kibazo baragiye, kandi byari ngombwa ko bajyayo, byari ngombwa kiragiye rwose mu myaka yatambutse. Ariko uyu munsi nimvuga kuri umurwanyi, jya kurwana n'inyenzi, ntabwo ujya kurwana n'inyenzi uri mu Buraya cyangwa uri muri Amerika. Ni muze kuko neza murahunga kandi muri kurwana rwose. Muzabura abantu gute kandi muri kurwana, kandi abantu babitezemo bafite ikize. Niyo mpamvu nsaba gufasha Wazalendo kandi mukabikora mu bushishozi. Reka twihutira njye ku ngingo yacu ya mbere. Amasaha 24 amaze gushira yahawe FPR Inkotanyi. Ni mu itangazo ryagiye hanze rya FRDC risinye, ndetse na Wazalendo hashize akanya ishyiraho irindi tangazo. Byagenze gute? Nuko muri Sud Kivu ibice byose harimo Bukavu, airport, hari Akavumu, ndetse n'ahandi ibice byose aho Inkotanyi ziri hose, zahawe amasaha 24 kuba zamaze gushyira ibirwanisho hasi, zikaba zavuyeho zafashe cyangwa se zipotinze. Ariko se narabivuze, none amasaha yashize ahubwo intambara yarumitse pe. Nyuma yo gutanga ayo masaha noneho haje kubaho agashya, noneho narabwiye nti narabateguje, ariko ndatekereza ko umuntu kurya turwanya kandoyi ntacyo gutangaje. Hatangiye kurwana indege zo mu bundi bwoko, zakajugu za Mi 45 zatangiye kurwana, ziri kurasa zirutura imisozi. Niyo mpamvu mubonye mu kanya gashize ahitwa mu kiba cya Rusizi naho barakatwitse. Ako narabivuze. Nukuba naravuze ngo nubwo fragment zakukubita hakuno, ntabwo mushobora kurenganya DRC kuko iri kwirwanaho. Hari imirambo myinshi cyane. Urubuga rwacu muhumure rwamaze gutungana, mwese murajyaho. Ntabwo ngerekana, muzajya mujya kubireberaho, murebe za ngabo zanyu ngo ni intare za Sarambwe, murebe ukuntu bazigaritse. Ni ibiki byabaye nyuma yo guhabwa amasaha 24 bikanga Kongo iri kurwana nk'intare yakomeretse. Za ngabo zitazwi zagukubitiye inyenzi yari mu kibaya cy'Urusizi. Urumva bari guhunga basubira inyuma, basanga ingabo zitazwi zirabategereje. No kwambuka ntibishoboka, basabwe kumanika amaboko. Ngo mwarinje ariko kugira ngo bambuke byanze. Za ngabo zitazwi zirabategereje, ziri kubakubita umuriro uteye ubwoba. Narabivuze, ndatekereza ko abantu babana natwe nta kibatunguye ibi rwose. Nyuma y'amasaha 24 ndebira ko indege ziri kurwana ubudakuraho. Induru ziri kuvuga intambara yatangiye mu rukerera, ahubwo se nkavuga nti se ubundi iyi ntambara izarangira. Kandi ngo basinye guhagarika amasezerano, Kagame aragerereza ingabo, ariko asanga abahungu baramwiteguye. DRC hari ingabo za Special Force zamaze kugaragara, ndetse zagaragaye mu ndege mu mitaka zije bita Hibu. Hari ikindi gikundi kitari Hibu nacyo kiri kurwana, ariko nacyo bavuze ko ari ingabo zitaravugwa izina.
se ziraza kubigiriza ngo iyi mitwe iri kurwana ingabo zitazwi ziraza kuba imitwe ibiri iraza kuba ingahe ndagumya nkurikirane kuko ndi hafi kugira mu baya makuru naho ubundi ubwo niba amasaha yarangiye nuko kandi ubwo ayo masaha arangiye ni mu gihe bitarenze ku itariki 18 nabwo nejo basi ni kitwa cessez-le-feu iri definitif y'ubuziraherezo imbunda zigaceceka ese ziraceceka cyangwa ni ya manevre de distraction bwenge naguhenze kibuye naguhuye wa muganzo waranye n'umunyenduga ngo bugacya byanze niyo ntambara iri kurwanwa ni intambara y'ubwenge aho ntabwo nsesengura byinshi ndaza kuhagarwa ubwo ambassade Burusi yazaga guhura n'umunyamakuru wa 24 akamubaza ati ese Rwanda muraruvugaho icyo ko mubona ibyo mwarubwiye byose rwabyanze ambassade Burusi agize ati turafatira ibihano by'ubukungu ndetse n'ibindi byose bishoboka Kagame yahise amusubiza atazaje n'ubwo ati nta kibihano twe bitubwiye kandi koko nibyo abana baba abantu bari muri Amerika bari muri Aziya bari muri Oceania none se abazapfa ni Rwanda ati nzapfa ndwana ariko nta mwana urimo bibabwiye iki se narabwiye nti hazapfa Rwanda niba aho twagomba kwitwira ibihano ribo bireba ni mu Rwanda uburenganzira bwanyu nta kibihano bimubwiye kuko ntashobora kurekura azapfa Rwanda ariko abana be yarabatwaye ibi ngibi rero ntaho bitandukaniye n'aba bantu bavuga ati nyaboneka mugomba kwibohora ariko agacika ajyana abana muri Amerika muri Aziya n'ahandi henshi bahunga urugamba kandi ari igihe cyo kuba kuri tere Kagame ari kuri tere namwe mwitwara abana banyu n'urubyiruko nimubazane barwane na Kagame kuko muvuga ko mushaka kubohora igihugu kuki muri guhungisha abana banyu abandi mugafata ni igihe cyo kugira ngo muhangane ibihano rero nkuko nabibwiye bari abazungu rero bamushyizeho ni manevre de distraction bashaka kubivuga bagakomeza bakamuhereza amafaranga mu gikari nimwe mugomba kwibohora mwebwe bene igihugu kuko igihugu aracugurishije nabivuze kuva kera we yavuze ko ibihano ntacyo bimubwiye Kagame yamaze kubyerura ko niba nabisohora ntacyo bimubwiye urumva hari ibiri kwishimirwa ndayishimiye Evariste bati yabaye umuyobozi wa Afurika yagize gute ni byiza natwe turabyishimiye ariko mbabwire ko uriya mwanya na Kagame yarawubonye yabaye umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe Gisekedi yarayoboye ndumva rero ni umwanya mwiza ariko kandi ndatekereza ko nta gihambaye urubuze kuza gutuma Kagame kimuhagarika ibyo yagakoze ahubwo icyakabaye akaryo keza nyiri cyubahiro ndayishimiye nawe ukoreshe afashe impunzi z'abahutu nazo zitahe nicyo namusaba kuko nimba yora Afurika yunze ubumwe nafashe impunzi z'abahutu kuko akabaro k'abahutu arakazi ndavuga impunzi zo mu Rwanda arakazi nkuko Kagame ashorera abanyamunege ati ndabacyuye kandi bo nta kibazo bafite leta yabo inabemera nawe nafashe impunzi z'abahutu b'i Rwanda abashorere batahe kuko afite ubwo bubasha koko nimba afata icyemezo aho tuzabyemera ko umwanya udufite runini abo mu karere kuko na Afurika yunze ubumwe African Union na ukoreshe afasha abahutu bari Rwanda afasha abahutu bari mu mashyamba afasha n'urubyiruko nta babandi bitwa ngo ni FDL ntayibaho FDL Kagame yarayicuye nafasha abahutu nabo babona uko byahagarara kubatsemba nakoze rero ubwo nicyo nisabiraga uwo mwanya kuko nawe ukoresha gutyo nzavuga nti burya wa mwanya udufitiye akamaro naho ubundi na Kagame yarawubonye Gisekedi nawe yarayoboye Kagame arayobora ariko yabanze umwanya munini akora lobbying yo kugira ngo arimbura abahutu ntekereza ko rero ari igihe cyiza cyo kugira ngo ndayishimiye nawe akimura intambara mu karere kandi abahutu b'u Rwanda bafashwe kubona uburenganzira bwabo nakoze rero kandi reka tubashimire nta nubwo turi kugaya ahubwo turavuga tuti nibura turamushimira ibyo yakoze ariko narenzeho ikibazo cy'abahutu b'u Rwanda cyumvikane cyane generasi uyu munsi abavuse nyuma ya 1994 cyangwa se 1994 mbese uru rubyiruko rwose rutarenze imyaka 50 nta muntu numwe wakoze genocide usibye ibyo Kagame agereka ku bantu ni mufasha w'abahutu nicyo dusaba kugira ngo n'abari kujya kwicirwaho bahungiwe iyo nta bihagarare ahubwo uwamaze abantu ari we ugezwe imbere y'urukiko noneho ubwicanyi buhagarare kuko buzahagarara uko ingoma ya FPR ivuyeho cyangwa se ikuweho nibwo akarere kose kazabana mu mahoro twizere ko
nyiricyubahiro Ndayishimiye ubwo bubasha bukoresha agafasha akarere kose. Ntabwo tumugaya n'umundi, dushimiye ahagereje akora, ariko twizere ko birushaho. Mwakoze rero, bye.